Yesu ashimwe. Reka dushimire Imana kubwo kugira neza kwayo kwinshi, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Reka dushimire Imana yuko yadukunze urukundo rwinshi kandi rutarondoreka, ikaba yaranaduhaye amahirwe yo kubasha kumenya ubushake bwayo n'icyo idushakaho. Ni ukuri ubuntu bwo n'imbabazi zayo dukwiriye kubiyishimira ibihimbarizwe. Ngira ngo rero muri iki gihe gisoza amateka y'isi, muri iki gihe turimo giheruka kandi cyerekana yuko kuza kwa Kristo kwegereje, ni igihe nanone twongera gusuzumira hamwe ibyanditswe byera, twigana amagambo y'ubuhanuzi, amagambo y'umwana w'intama w'Imana yandikishije abinyujije mu bagaragu be, mu bahanuzi benshi, kugira ngo twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe azatubere umugisha kandi azadukize. Ni ukuri izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero tugiye kongera kuba tugira amahirwe yo kureba mu ijambo ryayo, ariko mbere y'uko twareba mu ijambo ryayo, mbere y'uko twagira ikintu icyo ari cyo cyose tuvuga kijyanye naryo, reka dutangire dusenga. Turagushimye Data wera, Mana igira neza, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nyinshi zitarondoreka zikomeje kubana natwe. Tugushimiye yuko watugiriye neza ugatanga Kristo ngo azapfire ibyaha byacu, izina ryawe ryera nirihimbazwe. Tugushimiye yuko rero wemereye no kutuburira muri aya masaha aheruka amateka y'isi, kandi tugushimiye yuko ugiye kuvugana n'imitima yacu. Turakwinginze rero cyane kugira ngo uyihe kumva no kukumvira, kandi ijwi ryawe rivugana natwe duhe kurisobanukirwa kugira ngo tubashe gufata imyanzuro. Tubisabye twizeye Imana mu izina rya Yesu, amena. Ngira ngo rero nk'uko twatangiye n'ubundi turacyari kwiga ibyahishuwe mu gice cya 12, aho twibanze ku mirongo ivuga ngo ikiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore kugira ngo namara kurya gihere ko kirya umwana we kimutsotsobe, ariko umwana arasahurwa ajyanwa mu ijuru ku Mana no ku ntebe yayo. Kandi twabonye yuko yabyaye umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga, inkoni y'icyuma uwo mwana akaba ari we waje gusahurwa. Rero muri uyu mugoroba reka dushimire Imana yuko n'ubundi iki tubashishije kugera mu masaha nk'aya ngaya aheruka amateka y'isi, amasaha asoza amateka y'isi. Ni ukuri Imana ihimbazwe. Ngira ngo rero reka twongere twirebere kuri ayo magambo yo mu byahishuwe n'ubundi igice cya 12 ku by'umugore n'ikiyoka, cyangwa se ahafite umutwe utubwira ngo iby'umugore n'ikiyoka. Ni umugore n'ikiyoka niyo magambo ahaboneka. Kandi reka dushimire Imana yuko uyu mugore n'ikiyoka iteka bari bariho muri ibi bihe, cyangwa se n'uyu munsi bakiriho, ariko none ikiyoka kitagihiga umwana nk'uko twabibonye, kitagihiga umugore nk'uko twabibonye, ahubwo kigomba guhindura ingamba noneho. Kuko dusomye iki gice neza tubona ikiyoka, ratubwira ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yari yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa babazwa n'ibise. Mu ijuru aboneka ikindi kimenyetso gikomeye, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mw'isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere ya wa mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihere ko kirya umwana we kimutsotsobe. Abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu hiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburire yo kumara iminsi 1260. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso gikomeye. Mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirarwanana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, nicyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani,
kandi akaba ari nacyo ngo kiyobya abari mu isi. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bw'umwana w'intama. Hano baratwereka mu by'ukuri ikiyoka, amagambo ngira ngo uzirikane cyane, navuga ngo ikiyoka ngo umurizo wacyo umanura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. Umurizo wonyine wamanuye 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. Aya magambo ndagira ngo uyumve neza muvandimwe. Umurizo w'iki kiyoka wamanuye 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. Buriya abantu tujya twibesha cyane, cyangwa se tukibwira ko hari ukundi turi, cyangwa tukigira uko tutari, twibwira yuko mu by'ukuri twebwe dufite imbaraga zo kubasha kurwana na Satani. Nyamara reka nkubwire yuko imbaraga dufite ni nkeya, ku buryo twibeshye kuvuga yuko twarwana nawe byonyine. Aramutse aje kwizera kwacu kwashonga kukamera nka bombo yanyunguswe cyangwa se umunyu bashyize mu mazi. Rero ndagira ngo nkubwire yuko ikiyoka cyarakariye umugore, kimaze kumanukura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru zijugunye munsi. Kandi ujye urebera no kubiriho urebe abo cyajugunye uko bangana. Uyu munsi hajugunywa abantu benshi cyane. Reba 1/3 ngo cyajugunywe, cyacanywe nawe, byose bajugunywa na mwisi. Ikiyoka rero tubona yuko intambara idasoreza n'ubundi ku mugore, kuko batubwiye ngo kimaze kumanurwa cyaraje gihagarara imbere ya wa mugore wari utwite, wababazwaga n'ibisugiye kuramuka, ugiye kubyara. Noneho kigira ngo kirye umwana we ngo maze gihere ko kimutsotsobe. Umwana amaze guhungishirizwa mu butayu cyahize umugore. Umugore rero amaze guhungishirizwa mu butayu gihiga abandi bantu. Umva, nuko cya kiyoka kibonye uko kijugunywe mu isi, gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Ahangaha intambara noneho yari ihindukiye, ivuye ku mwana cyashakaga kurya igihe yari kubavutse, noneho igiye ku mugore wamubyaye. Umugore ahabwa amababa 2 y'ikizu kinini kugira ngo ahungire mu butayu ahantu he, aho agaburirwayo igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwa icyo kiyoka. Hano baratwereka mu by'ukuri igihe iki kiyoka cyamaze kiri guhiga umugore. Baravuga ngo umugore yahunze amezi 42 cyangwa se imyaka 1260, cyangwa se igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Igihe ni umwaka umwe mu buhanuzi, ibihe ni imyaka 2, igice cy'igihe ni amezi 6. Bivuze ngo igihe, iyo ufashe igihe umwaka umwe ukongeraho ibihe imyaka 2 ukongeraho amezi 6 cyangwa se igice cy'igihe, igice cy'umwaka, uragenda rwose ibyo bintu wabiteranya ukabona imyaka 1260. Akarengane kamaze ikiyoka kirwanya umugore, kirwanya itorero ry'Imana. Iki kiyoka kikaba cyararwanyije itorero ry'Imana imyaka 1260 gihereye muri 538 nyuma ya Kristo, kikageza mu cya 798 nyuma ya Kristo. Iki kiyoka cyarwanyije itorero ryari ririho muri icyo gihe, utavuga ngo riraha cyangwa hariya. Nkuko nabibabwiye, aya magambo aboneka mu gitabo cyanditswe n'umunyabwenge cyangwa se umuhanga Uriya Simifu, niwe wanditse aravuga ngo mu butayu ni ahantu itorero ryari riri hatari hazwi n'umuntu wari we wese. Utavugaga ngo ngiri cyangwa ngo ngiririya. Rya torero ryamaze igihe kirekire rivuza amakondera, ribwira abantu byigisha amatangazo y'itorero. Iryo ngiryo noneho ryari rigeze igihe rigomba kuvamwo abantu bake, aribo bari bagize itorero ry'Imana yabagereranywa nk'aho ryahungiye mu butayu. Maze aba bantu bari barisigayemo
barahunga baragenda bajya bamwe mu misozi, abandi bajya mu bihanamanga, abandi bajya ahantu henshi hatandukanye tuzagenda tugarukaho bahunga iki kiyoka. Ikiyoka tubona yuko mu by'ukuri cyakomeje guhiga uyu mugore, kirakomeza kiramuhiga cyane. Ikiyoka kirakomeza kiramushakisha, maze umugore ajyanwa mu butayu imyaka 1260 nk'uko tuzayigarukaho y'ubwayo, kuva muri 538 ukageza mu cya 798. Aho ikiyoka cyaje gusoreza, noneho gisoza ariko kidashaka gusoza. Ntabwo cyashoje gishaka gusoza, ahubwo n'ubundi cyashoje ari uko kibuza umugore, kubera yuko tubona yuko ngo cyaciriye amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo mutembane, ngo ariko Imana iramutabara, isi iramutabara, yasamya akanwa kayo imira uruzi icyo kiyoka cyaciriye. Izo ni inyigisho z'ibinyoma Satani yarazanye azinyujije mu mbaraga yakoreshaga muri icyo gihe kuva muri 538 tuzagarukaho, aribwo ubupapa bwari butangiye kuyobora inyigisho zo kudapfa kwa roho no kugura imbabazi z'Imana, ndetse yewe na za purigatori. Ibyo byose nibyo byagombaga ngo gutembana umugore, ariko umugore ahagarara yemye. Imyaka 1260 irangiye, noneho umugore abona umudendezo n'uburenganzira. Amaze kubona umudendezo n'uburenganzira, noneho ikiyoka nticyasigara kigishaka umugore, ahubwo mu buryo tuzabibonamo cyane bukomeye nuko tuzabona yuko ikiyoka kigomba guhindukiza imbaraga zacyo kigahiga basigaye b'umugore bitondera amategeko y'Imana. Igihe umugore yari amaze kugenda, ikiyoka kimubuze, cyase kigarukira abasigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Abo basigaye bari basigaye hehe? Tuzahagarukaho. Kandi umugore we kuko yari amaze guhungishwa, noneho hari hasigaye abasigaye bo mu rubyaro rw'umugore. Umurongo wa 15, icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane, ariko isi iramutabara, yasamya akanwa kayo imira uruzi icyo kiyoka cyaciriye. Ikiyoka kirakarira wa mugore cyane, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye. Noneho kibonye umugore kimubuze yagiye mu butayu, cyase kigaruka inyuma, kiraza kiza kurwanya abo mu rubyaro rwe basigaye. Umugore byumvikana yuko hari aho yari yaranabyariye, noneho igihe yahungishirizwaga mu butayu kikamubura, giciriye ruriya ruzi ntirumutembane, cyase kirakarira uyu mugore, kibonye kitamufatishije, kiragaruka kirwanya abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko iyi ntambara irakomeye cyane, ndetse no kugira ngo wiyumvise uburemere bwayo byaguhenda, ariko ndagusabira nkwinginga kugira ngo ubashe gusobanukirwa urugamba ruri hagati y'izi mbaraga ebyiri. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko mu by'ukuri umugore yagombaga guhungishwa iki kiyoka, kandi yamara guhungishwa ikiyoka noneho kikaza kigahiga abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Aba ngaba basigaye ni bantu ki? Aba bagomba kuboneka basigaye ni abantu bagomba gusigara bagikurikije amategeko y'Imana kandi bagifite guhamya kwa Yesu. Abantu bagomba gusigara biringiye Imana n'ijambo ryayo gusa. Abantu bagomba gusigara batagendera ku migenzo ishyizweho n'abantu, ahubwo bagendera ku mategeko y'Imana yonyine. Abo ngabo nibo Bibiliya ivuga ngo ni abasigaye. Aba ni abantu basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Abo bonyine nibo bazasigara bahigwa n'ikiyoka. Igihe amategeko ya leta zo ku isi azaba atakiri gushobora kurinda abubahiriza amategeko y'Imana,
ni nacyo gihe kandi abantu noneho ikiyoka kizaba gihagurukiye abo bantu b'Imana, kikabarwanya mu buryo bukomeye cyane burenze ubwo cyarwanyijeho ikiyoka. kandi icyo gihe abantu bazabona yuko mu by'ukuri ibyo bamaze igihe kirekire bategereje bitakiri nk'uko byari bisanzwe. kandi ndagira ngo nkubwire muvandimwe yuko noneho hazaba hagezweho ikintu gikomeye cyane, ari cyo kwica ubwoko bw'Imana. Ikiyoka kigomba kuzongera kurakarira umugore ndetse ku buryo bukomeye cyane, ariko noneho nikirakarira umugore nk'itorero ngo niba, ariko mwite kuri aya magambo, ikiyoka kirakarira wa mugore cyane, gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane. Kibonye amazi atamutembanye kiramurakarira, kiragaruka ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. None ko kitagiye kugaruka kurwanya umugore bimeze bite? None umuntu wibwira yuko ikiyoka kizakomeza kurwanya umugore, ndagira ngo mubwire yuko ntabwo ariko bimeze, ahubwo ikiyoka kigiye kurwanya basigaye bo mu rubyaro rw'umugore, n'abavuye ku mugore. Aya magambo abaremereye cyane, mba nifuza yuko twese twayasobanukirwa. Ntabwo mu gihe giheruka ikiyoka kizarwanya itorero, ahubwo ikiyoka kizarwanya abo mu rubyaro rw'itorero, abakomotse mu itorero, ari bo bashushanywa n'abasigaye. Abo basigaye igihe itorero ryari riri mu butayu, noneho Imana ikemera yuko izi nyigisho zitaritembana, itorero rikagira ukuntu rigira abo ribyara, abo basigaye bitondera amategeko y'Imana. Mu gihe itorero ryagize uko rigenzwa muri icyo gihe cy'imyaka 1260, hakaboneka umucyo w'itangaza, ndetse hakagira n'abasigara bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Abo ngabo bonyine n'ibikiyoka cyagarutse gishaka, kandi ubwo cyagarukaga kibashaka byari ibintu bikomeye cyane, kuko cyari cyarakaye kandi cyashakaga kubatsemba. Igihe amategeko ya leta zo ku isi azaba atakibasha kurinda abakomeza amategeko y'Imana, mu bice by'isi hazaba umuvurungano wo gushaka kurimbura ubwoko bw'Imana. Ubwo igihe cyagenwe n'itegeko teka kizaba cyegereje, abaturage bazagambana rwihishwa ngo babatsembe hakiri kare. Hazaba hagambiriwe ko mu ijoro rimwe gusa hazaba ubwicanyi buzaba butababarira n'umwe. Ibi bintu birakomeye cyane. Bamwe mu bantu b'Imana bazaba bafungiwe muri za kasho zicuza umwijima, kandi bazaba bihishe mu mashyamba no mu bihanamanga, bakomeje gutakambira Imana ngo ibarinde. Mu gihe ku mpande zose z'isi abantu bitwaje intwaro z'intambara kandi bayobowe n'abamarayika ba Satani bazaba barimo kwitegura kubarimbura, kubamarira ku icumu. Icyo gihe nibwo ubwoko bw'Imana, cyangwa se nibwo Imana ya Isirayeli izarogoya imigambi yabo, ikarengera ubwoko bwayo yatoranyije. Rero muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko igihe iki kiyoka kigiye guhaguruka kirwanya basigaye bo mu rubyaro rw'umugore, ubu uyu munsi ntabwo bisa nkaho bitaratangira ko iki kiyoka kirwanya basigaye bo mu rubyaro rw'umugore, ariko ndagira ngo nkubwire yuko iyi ntambara yaratangiye. Nubwo abantu babona ari intambara itagaragara, ariko iyi ntambara yamaze gutangira ndetse twamaze kuyinjiramo neza. Ndagira ngo nkubwire yuko urugamba rugeze aho rukomeye cyane, kuko hagiye kubaho iki kintu dusomye ngaha kivuga ngo igihe amategeko ya leta zo ku isi azaba atakibasha kurinda abakomeza amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana aba yakomeza igihe za leta zo ku isi zizaba zitagishoboye kubarinda, zizaba zitakibashije kubihanganira ngo zibarindane n'abandi bantu. Bizagenda bite? Mu bice byose by'isi
hazaba umuvurungano wo gushaka kubarimbura. Ahangaha baratwereka yuko mu by'ukuri muri kiriya gihe ikiyoka kigiye kongera kugaruka kurwanya bo mu rubyaro rwasigaye. Leta zo ku isi zabuze ubushobozi bwo kubasha kurinda abakomeza amategeko y'Imana. Mu bice byose by'isi hazaba umuvurungano wo gushaka ukuntu babatsemba, kandi iri ni ihame byanditswe mu byanditswe byera yuko bazaba bashaka ukuntu batsemba abakomeza amategeko y'Imana. Muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko uru rugamba ntirworoshye, kandi uru rugamba rurakomeye cyane ku buryo natwe ubwacu no kuruvuga ngo nta rurimi rwabasha kuvuga ukuntu ibi bintu bizaba bimeze. Ipica y'ibi bintu nta muntu wabasha kuyifotora ngo ayerekane ukuntu izaba iteye, kuko biraremereye cyane. Rero ukuntu biteye ubwoba, ndagira ngo nkubwire yuko abantu bose bagomba kuba babyiteguye yuko igihe amategeko ya leta zo kwisi azaba atakibasha kurinda abakomeza amategeko y'Imana, mu bice byose by'isi hazaba umuvurungano wo gushaka kurimbura ubwoko bw'Imana. Ubwo igihe cyagenwe n'itegeko teka kizaba cyegereje, abantu bazagambana rwihishwa ngo babatsembe hakiri kare. Hazaba hagambiriwe ko mu ijoro rimwe gusa hazaba ubwicanyi buzaba butababarira n'umwe mu bakomeza amategeko y'Imana. Ubu bwicanyi ndagira ngo nkubwire yuko hazaba haratanzwe itegeko rivuga yuko ubwoko bw'Imana bugomba kwicwa. Mwibuke yuko mu gitabo cya Esiteri tuhasoma iby'urwandiko Ahasuwerusi yigeze gusinyishwa, ariko agatanga uburyo bwo kurusinya atazi ikigambiriwe, mu gihe rwashyiragaho itariki n'umunsi byo kwica ubwoko bw'Imana. Reka ayo magambo nayo tugire uko tuyasomaho, ni muri Esiteri. Kandi ndagira ngo nkubwire yuko ibyo bintu byabaye nibyo bizongera kuba nk'uko byabaye muri kiriya gihe, niko nanone bigomba kuzongera kuba, kandi wowe ujye uhora ubitegereje, kuko gutinda ko ntibizahera, kuza bizaza rwose, ndetse ntibigitinze. Ntabwo bigitinze rero ngo duhure n'ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi biteye ubwoba mu buryo bukomeye cyane. Bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere bahamagara abanditsi. Ubwo ni mu gice cya 3 cya Esiteri. Morodekayi asuzugura Hamani, na Hamani ashaka kurimbura abayuda bose. Morodekayi asuzugura Hamani, na Hamani ashaka kurimbura abayuda bose. Reka duhere ku murongo wa 7. Maze mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma, mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, baraguza inzuzi zitwa Puri imbere ya Hamani. Baraguza iminsi yose n'amezi yose uko akurikirana, bageza mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Ahangaha ngira ngo urabona yuko baraguje umwaka wose, kuko baratubwira yuko baraguje kuva mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani bakageza mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Baraguriraga ngo imbere y'uyu muntu bita Hamani washakaga kurimbura abayuda. Ngo hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati, hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu byose aho utegeka byose. Amategeko yabwo ntahura n'ay'abandi mahanga, kandi ntibumvira amategeko y'umwami. Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Umwami nabishaka aciteka ricibwe, ryandikwe ko barimburwa. Nanjye nzatanga itarano z'ifeza, inzovu nzihe abanyabintu b'umwami bazishyire mu bubiko bwe. Nuko umwami yambura impeta ye
ku rutoki ayiha Hamani mwene Hemedata umwagagi, umwanzi w'Abayuda. Umwami abwira Hamani ati, ifeza uzigumanire, kandi ubwo bwoko ndabuguhaye ubugire uko ushaka. Ahangaha baratwereka intangiriro yo kwandika ibintu nk'ibyo dusomye mu ntambara ikomeye yuko amategeko ya leta azaba atakibashije kurinda abakomeza amategeko y'Imana. Urwandiko tuzarugarukaho. 12 bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere bahamagara abanditsi b'umwami, bandika ibyo Hamani ategetse byose, babyoherereza ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe batwara ibihugu bye byose, n'ibikomangoma byo mu mahanga yose, igihugu cyose uko imyandikire yacyo iri, ishyanga ryose uko ururimi rwaryo ruri. Uru rwandiko niba n'u Rwanda rwari ruriho rwarahageze, niba muri Afurika ibihugu byari bihari uru rwandiko rwarahageze, kuko batubwiye yuko rwanditswe uko imyandikire ya buri gihugu iri na buri shyanga uko ururimi rwacyo ruri. Ngo babyandika mu izina ry'umwami Ahasuwerusi, bashyiraho ikimenyetso cy'impeta ye. Nuko bohereza inzandiko baziha intumwa zizijyana mu bihugu by'umwami byose, ngo bice Abayuda bose, abakuru n'abato, abana bato n'abagore, babarimbure, babamareho umunsi umwe. Niwo munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari. kandi ngo bajyane ibintu byaboho iminyago. Iyo ibintu byageze hasi ugira ngo biba bicyoroshye, ibintu biba byakomeye cyane, ibintu biba byakomeye iyo byageze ku kuvuga ngo byabo mu bijyane. Ariko n'ibi bintu nabyo byanditswe, tubonye igihe byari bifite yuko nabyo byari bifite imyaka, byari bifite umwaka umwe, kuko batubwiye yuko bahereye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere kwitwa Adare, bakageza ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari. Bahereye muri Nesani bageza muri Adari. Rero ndagira ngo nkubwire yuko ni ibintu byerekana yuko mu by'ukuri, kuko batubwiye ngo bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere, kandi uku kwezi kwa mbere twabonye yuko kwitwa Nisani. Noneho hano hepfo ku murongo wa 13 hariya baravuga ngo uko kwezi ni mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Nicyo gihe bagombaga kugeza, kandi bavuze yuko muri uko kwezi kwa 12 bagombaga ngo bajyane n'ibintu byaboho iminyago abo baraba bamaze kwica. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko iri tegeko rigomba kongera rigacibwa. Umubwiriza 1:9 niho dusanga ikintu kitwereka yuko koko ibi bintu bishobora kongera kubaho nk'uko byavuzwe mu byanditswe byera. Ibundi cyatumye byandikwa nuko n'ubundi biba bizongera kugaruka. Umva uko umubwiriza yavuze, yaravuze ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa, nta cyadutse munsi y'ijuru. Ngo mbese hari ikintu cyavugwa ngo dore iki n'inzaduka, nacyo cyahozeho kera mu bihe byariho mbere yacu. Ibya mbere ntibikibukwa, nibizaza hanyuma nabyo nibizakurikiraho ntibizaba bikibukwa. Niyo mpamvu rero n'uyu munsi ngira ngo nkubwire yuko iri tegeko rigomba kongera rigacibwa. Igihe ikiyoka kiraba gihagurukiye kurwanya uyu mugore, kigahagurukira kurwanya basigaye bo mu rubyaro rwe, bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu, byanga bikunze ibi bintu birongera bisohore,
keretse niba bitaravuzwe n'ijambo ry'Imana. Ndagusabira muvandimwe nshuti yanjye, kugira ngo ubwo tubonye yuko ibi bintu byanditswe kandi kuba byanditswe ku izi mpapuro ari ikimenyetso cy'uko bizongera kubaho, nk'uko mu Mubwiriza 9 batubwiye yuko ibyakozwe ari byo bizongera gukorwa, iri teka rikazongera gucibwa, nk'uko batubwiye yuko nta kizaduka munsi y'ijuru, abantu b'Imana bakamburwa ibyabo bikajyanwaho iminyago. Ndagira ngo ngusabire kugira ngo ufate umwanzuro we kuzaboneka mu bantu bashaka kujyana iby'abantu b'Imana aho iminyago, ahubwo uboneke mu bwoko bw'Imana bufite amategeko yayo kandi buzaba bwitondera amategeko yayo, ari bo bagereranywa n'abasigaye ikiyoka kigiye kurakarira. Ndagusabira nkwinginga kugira ngo ube mw'uwo mugabane. Niko gusaba kwanjye nisabira kandi nawe ngusabira mu izina rya Yesu Umukiza wabisezeranye, amena. Reka nanone dusoze dusenga. Data wera Mana igira neza, turagushimye, izina ryawe ryera nirihimbazwe. Tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rutarondoreka rubanye natwe muri iri jambo ryawe. Tunagushimiye yuko wifuza guca ikibi muri twebwe, maze ukadushyira mu bwoko bwawe bwasigaye bwitondera amategeko yawe kandi bufite guhamya kwa Yesu ari wo mwuka w'ubuhanuzi, kandi tukaba twaba abantu bageze ku rwego ukwiriye no kutunyuza muri ibyo bigeragezo tukabasha kubitsinda. Ubihimbarizwe rero ubwo wifuza kutugeza kuri iyo ntera. Reka tugusaba umugisha wawe, tugusaba imbaraga zawe kugira ngo zibashe kutuzahura, zidukure mu kibi kibasha kutwizingiraho vuba, ahubwo uduhe imbaraga zo kubasha gushikama mu buntu bwawe n'imbabazi zawe. Urukundo rwawe n'imbabazi zawe bikomeze kubana natwe, tubisabye twizeye Imana kandi twiringiye kubihabwa mu izina rya Yesu Umukiza, amena.